Mu rukundo hari amakosa umuntu akora atabizi ndetse bikaba byagira uruhare runini mu mibanire mibi n'umukunzi we cyangwa se bigasenya urukundo rwabo. Umwikururaho. Sinzi uko ubifashe ariko kwikurura ku mukunzi wawe cyane ni umwanzi wa mbere. Murakundana ariko ntujya umuha umwanya, uhora umwikururaho. Nubwo byumvikana nabi mu mvugo ariko niko biri. Gukundana n'umuntu ntibivuga kwitsiritanaho, kumwoherereza ubutumwa bugufi 20 ku isaha mubwira ikintu kimwe gusa, siko kumugaragariza urukundo. Wowe ukeka ko ari igikorwa cy'urukundo kandi uri kwihemukira. Ukurushaho kumwitsiritaho azagenda kurambirwa, aho kumwigarurira arushaho kuguhunga kubera ko kurambirwa. Umukunzi wawe muha umwanya wo kugukumbura, mujye muhura, umuhamagare ari uko ubonye haciyemo igihe runaka. Mureke rimwe na rimwe aba ari we ukwihamagarira, uza kugusura, ugusaba ko musohokana ahantu runaka. Mu rukundo buri wese aba agomba kugaragariza undi amarangamutima, si wowe rero kamara wibyigerekaho. Kabiri, gufuha bikabije. Duhora tubivuga ariko ntituzahwema kugeza igihe abantu bazabifata mu mutwe. Gufuha bikabije byangiza urukundo. Kumufuhira ni byiza. Gufuha ugakabya bituma umukunzi wawe atisanzura, yumva ameze nk'imfungwa. Igihe kizagera gusezereho kubera kurambirwa guhora umugenzura nk'umwana muto. Gufuha cyane nabyo ni bibi nko kumwitsiritaho. Byose bifitanye isano kuko umukunzi wawe aba yumva nta kwisanzura afite. Tekereza mbere yo kugaragaza amarangamutima no gufuhira umukunzi wawe. Niba udashaka ko bikwangiriza urukundo rwawe, banza utekereze mbere yo kubivuga. Banza wibaze ibi bibazo: ese umukunzi wanjye ndamwizera bihagije? Niba ari oya, ese ni gute wabana n'umuntu utizera? Mwagera kuki nta cyizere kiri hagati yanyu? Gufuha se nibyo bizamura icyizere umugirira, cyangwa abe yacika ku ngeso yo kuguca inyuma ngo nuko wamufuhiye? Ikindi kibazo ugomba kwibaza ni imbaraga z'ikintu cyatumye umufuhira. Ese gifite uburemere ki? Niba ntabwo wikwirirwa umutesha umutwe. Ukeneye kwitabwaho bihoraho. Buri muntu mu buzima aba akeneye gukundwa no kugaragarizwa urukundo. Ibi nabyo byangiza urukundo. Uti mu buhe buryo? Uba wumva iteka mwahorana, yahora guhamagara, akabariro ka buri munsi ku bashakanye. Ibi ni ugukabya. Urabizi nawe ko urukundo rwanyu atari rwo nshingano zonyine afite. Wishaka ko aruha igihe kinini kuruta akazi cyangwa amasomo. Ni byiza ko ugaragarizwa urukundo kenshi gashoboka. Nukwiye kwirirwa uhangayikiye ko bataguha keya cyangwa kwitabwaho nkuko wowe ubishaka. Menya ko afite izindi nshingano. Ishimire nibura ko nubwo afite byinshi bimureba, agira n'umwanya wo kukwitaho. Wikumva ko ari wowe ugomba guhora imbere mu gahunda ze za buri munsi. Ugaragaza gukunda imibonano mpuzabitsina cyane. Aha niho ruzingiye. Muri iki gihe benshi mu basore n'inkumi bari mu rukundo, ndavuga bafite abakunzi, nibaguhakanira ko badakora imibonano mpuzabitsina nubwo baba batabyemerewe. Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cyiza kandi kiri mu by'ibanze umubiri ukenera, ariko kandi cyagenewe abashakanye gusa. Nibo baba barabiherewe uburenganzira. Nubwo bimeze gutyo ariko ntitwabura kugira icyo tubivugaho. Kwerekana ko mu mubano wanyu ari cyo ushyize imbere biragusengera cyane utabizi. Umukunzi wawe iyo ari umuntu ureba kure, abona ko igitsina ari cyo usize imbere kuruta urukundo umukunda. Byarimba akagucikaho buhoro buhoro numenye ikimujyanye. Niba utarashaka umugabo cyangwa umugore, menya ko imibonano mpuzabitsina atari iyawe. Tegereza igihe kizagera. Tandukanya urukundo, umubano no kuryamana. Ni ibintu bibiri bihabanye. Wanga kuba wenyine. Iyo utandukanye n'umuhungu cyangwa umukobwa, uhita ushaka undi byihuse. Ubuzima wumva utifuza kubaho nta mukunzi ufite. Ibi nabyo ni ikibazo mu rukundo. Niba utandukanye n'umuntu mwakundanaga, nibura hagomba kubaho igihe cyo kwitekerezaho. Ukamenya imbarutso n'impamvu nyamukuru mutandukanye. Ukareba uruhare wabigizemo, amakosa wakoze, uko wahemukiwe mu rwego rwo kwirinda ko byakubaho mu hazaza hawe n'undi musore cyangwa umukobwa muzakundana. Ariko kuko utabiha umwanya ukihutira gushaka undi, niyo mpamvu uhorana ikibazo n'abo mukundanye bose. Urukundo ni urusobe, kwitondamo nibwo bwenge. Wikwihutisha ibintu igihe cyo kwitekerezaho mu gihe utandukanye n'umukunzi. Nta muntu wifuza kuba adakundwa. Hari igihe ariko ubuzima bubigutegeka akaba ariko bigomba kugenda. Mu rukundo hari amakosa menshi umuntu aba agomba kwirinda gukora kugira ngo urukundo rwawe rurambe. Hari byinshi uba ugomba kwitwararika. Ikiganiro cyo ni isomo ry'ubuzima. Mugira amahoro n'amafaranga, ndabakunda.